bava mu matorero menshi, bagira umucoordinator, bagira umuperezida kuko nta perezida w'abanyamasengesho baho, ariko bagira umucoordinator uhuza ibikorwa kuko bakorera ahantu hatandukanye. Hari by'Imana babwira gukora, hari igihe binginga, hari igihe ya gusengera ahantu hatandukanye. Iyo coordination rero uwo muri kumwe niwe ubu ngubu ukora. Hanyuma munyemerere nakira umukozi w'Imana aza tuganiriza. Karibu. Amen. Nabyumvise nanjye iyo mviriye mba ndi umuyumbe. Ndashima Imana cyane kubwo uyu mugoroba kuko Bishop yabivuze, antumira nambwiye nako abo bantu njya mbumva, ariko abayumbe nabake. Yarambwiye ati rega abayumbe ni abanyamasengesho. Haleluya. Nawe ungiriye neza kuba ntumiye kwigisha abanyamasengesho, kuko buriya kamanzi mbaho ubuhamya bugufiya ibintu nka bitatu. Jewe ubundi nangaga agakiza, ariko ntabwo nangaga Imana, nangaga abarokore, ariko kubera impamvu ubundi reka nyibabwire mutaza kubyumva nabi. Jewe nanga umuntu uvuga ibintu agakora bitandukanye n'ibyo avuga. Rero aho twakuriye iwacu ku musozi habaga amadini 3 manini n'irindi ritagaragaraga ariko cyane. Habaga idini ry'Abagatolika, tukaba benshi, jewe nari umukatolika. Hakaba Protestanti, Abanglikani nibo bakurikiragaho mu bwinshi. Hakaba Abadventiste bari bake mu kuntu, ariko bari bahari nabo. Ariko muri abo bose hakabamo no kuterekera no kubandwa no kuragusa, kuko yewe nkura muri za 60 na kubandwa no guterekera rwose byari bikiri amvoke bimenyerewe. Noneho rero nkajya mbona abaporoso b'Abanglikani nyine abo ngabo mvuga. Abaporoso nibo bavugaga uburokore, kavuga ngo barakizwa. Kawera twebwe turakizwa, ntitunywa inzoga, twe turakizwa, twihannye gusambana. Aya mwana gose. Mama rero yari specialiste wo kwenga ibigage bihiye. Ku musozi wacu umugore wese washakaga kwenga ikigage gihiye yatumiraga mama ngo yari afite ikiganza cy'umusemburo. Iyo akoraga mu musemburo gusa wagira ngo yashyiragamo magic, ibigage byahitaga bishya. None iwacu rero hahoraga ibigage. Ku papa yari umucuruzi, bakundaga no gutereka bagakora ibitaramo. Ajya mbona aba bantu batanga ubuhamye ko bakizwa, baraje mama ati tambuka nkwe ku gasururu nashigishiye abana. Kubita uruho muri cya kigage kibira, kabona umuntu aranywe nkase abaporoso. Iyo bageze mu mbere ikigage kirimo umusemburo gihinduka ubushera. Abahungu barasambanaga, umva ku musozi wacu wagira ngo hari umudayimoni wabyo. Twigeze kubibara suko babeshye. Abakobwa twavukiye rimwe 58, 59, 60, 95% babyariye iwabo, kugira ngo mbumvishe ukuntu nyine iyo ndwara yari ihari. Noneho nkuranzi yuko gukizwa ari ibinyoma by'abaporoso. Umuntu yambwira ati gukizwa nk'abandi mujye mukora ibindi, nanga abantu mubeshye. Jewe ndi umukatolike, twe dukora ibyaha tugasaba penitensiya, ntabwo twe tubeshye. Ariko nyuma nza gukizwa. Ariko kugira ngo nkizwe habayeho amasengesho. Nkijijwe ntiriro. Ngeze mu wa 3 muri university, haza umukobwa muri university mu wa 2, mu wa 3 aje mu wa 1. Ndamureba nuzuraga na se wabo, nyasha uriya mukobwa ko njya mbona kuramutsa cyane. Atari zura turi umutira mukobwa ati ndi anko we. Turagiyerwa umukobwa turamusuye. Arambwira ati urashaka ko nkwa pass. Ariko icyo gihe pass yari taraza. Shaka ko nkwa pass. Kabisa uriya mukobwa giye mbona angira ku nzoka. Turuzi uyu mukobwa. Tukajya tujyana wa mama we imva. Yari wa mupane kote utega igitambaro from Monday to Sunday. Umwari kwa undi igitambaro. Nta kindi kintu yavugaga, bavugaga Yesu. Abayumbe bose rero bavuye Kabera babaga kwa Ruwiza. Iwabo uwo mukobwa. Nkakunda kujyayo. Abasangayo.
umva naravugaga uko mubona mvuga narushagaho urumva icyo gihe nari nkiri n'umusore nawe ni ibi bintu byanyu by'ibinyoma mubeshye nta gukizwa none uwo mumama akanyanga urwango ati uriya muhungu muzanira iki hano uriya ni umupagani arwanya ibintu by'Imana ntakunda agakiza hanyuma bukeye umuyumbe umwe angirira neza ndabwira umumama nta nubwo yari n'umukecuru yari umumama nta nubwo yari na mukuru cyane nuko nyine twamwita umukecuru ko yarandutaga abwira umumama ati rero nturebe uriya muhungu ati ntabwo Imana yamuzanye hano ngo abe umukwe wawe yamuzanye hano ngo umusengere kuko ni umukozi w'Imana wowe icyo Imana yamuzanye hano kugira ngo umusengere akizwe mubyeyi yarasenze warasenze 78 afata ubusa 80 akama ikimasa 81 shwi 82 wapi hanyuma 83 Imana irabushyira bigorombyora ndakizwa rege nere kubabwira ndagiye manutse icyo gihe nabaga ahantu hitwa Rurindo ngiye Butare gushaka uwo mama kumubwira ko noneho nakijijwe ngenda agezeyo anyakira konje rwose nkuko bisanzwe ndabona ni mama nje kukubwira ko nakijijwe rero nari mfite ukuntu nkushuka kabanza nkivugisha nyine nkuko kunda ibintu hanyuma watangira kuryoherwa nkakata nyine nkagukubita punch rero nari kukubwira ko nakijijwe atumva nakubwiye wa muhungu ngo ibintu by'agakiza ntibikinishwa n'ubugingo n'urupfu ndabwira ntoya noneho samashyengo ubu narakijijwe tega amatwi nkubwira ukuntu nakijijwe ndamutekereje nkabona noneho hatangiye kominga mbona atangiye gususuruka nagiye kurangiza mbona umukecuru aramfasha avuze mundi marabyinnye ari naramwe atumva maze imyaka 5 nkusengera nta cyumba kibaho ntoherejemo izina ryawe ngo bagusengere rero nimubona nguruka giye ubu ndacyagendera kuri momentum y'amasengesho basenze nkiri umupagani ndakizwa icyo ngicyo rero gituma nkunda abanyamasengesho maze gukizwa nanjye nkunda gusenga noneho bigeje impamvu ya kabiri mbabwira iki ngiki muri 94 twarasengaga pe dusengera iki gihugu tukibona kiducika kigenda kiba kibi kiducika kiba kibi ivuga ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 4 hari kwa 2 ni mugoroba nkuko turana amasengesho ni groupe twari dufite dusengera igihugu Mana yatubwira ngo iki gihugu ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe nkohereza mugiga mu bantu banjye kategeka inzige ngo zo n'igihugu abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga nanjye nzumva ndi mu ijuru mbabarira igicumuro cyabo mbakiriza igihugu uwo mugoroba twaricaye twandika akantu k'agaterete twari gukoresha turavuga ngo tugiye guhagurutsa abanyamasengesho kuva ku Rusumo kugeza ku Kivu kuva Kagitumba kugeza Icyangugu ubu ni Rusizi turakandika ijoro ryose tukararaho kuri computer y'uwo mugabo waho twasengeraga niho za computer zari zikiza we yari imbere yari afite n'aga computer gatoya tukicaraho turatypinga turandika kwa 3 mu gitondo itariki 6 z'ukwa 4 agaterete twohereza muri imprimerie do Kigali hari imprimerie yitwaga gutyo ninjoro indege iragwa itariki 7 dairubwo itariki 6 ninjoro nibwo genocide burya yatangiye indege bamaze kwirasa umututsi wagize ibyago akaba ari ku muhanda hagati ya Kanombe kugeza hano kuri Parlomo yarapfuye iryo joro uwo bahuriye nawe mu nzira wese indege imaze kugwa baramuhitanye hanyuma iyo groupe yacu yose abo twararanye amasengesho iryo joro bose barapfuye uretse ge hanyuma genocide iranye ndabona rero icyatumye Imana insigaza no kugira ngo nkomereze aho twari tugeze haleluya iki gihugu twaragisengeye shobora kubwira nta nguni nimwe y'u Rwanda ntarayemo twaraye mu bisambu twaraye mu modoka twaraye tugenda twakoze marshe twarasengeye mu mazu twasengeye hejuru yayo kireka hadasengerwa rero ndi umutoza w'abanyamasengesho rero uyu mugoroba
ibyo ngiye kubigisha bamwe wenda biraza kubakubita, abandi baraza kundakarira, abandi baraza guhekenya amenyo, abandi baraza kunguka, ariko ngiye kubatoza nk'umutoza w'abanyamasengesho. Haleluya. Inyigisho y'uyu mugoroba nayise umumaro w'abanyamasengesho mu itorero no mu gihugu. Nananditse n'igitabo cyitwa gutyo, abarinzi b'inkike, umurimo w'abanyamasengesho mu itorero no mu gihugu. Kuko hari ibintu Imana ikwigisha ukabona uburangare bw'abantu b'Imana, ukayibaza ariko bishoboka bite ko ibi bintu tutari tubizi? Abayumbe buriya kandi nimbabwira gutya, njya nicarana n'abantu bavuye murenge, bisa n'ukuntu abantu baho barankunda, n'abari iyo ngiyo ngirayo inshuti nyinshi zimpamagara dukundana tutaranabonana amaso ku maso. Ariko icyo nkundira inkuru zimwe na zimwe numva ni uburyo abantu basengaga. Ariko ikintu kimbabaza kimwe muri ibyo ngibyo nuko abantu barasenga bazageraho bakagarukira ku kantu gatoya, kandi ubundi Imana yaraduhaye ibintu binini. Ndaza kubibasobanurira neza mu byumve, kuko nanjye nabyumvise dutangiye gusengera iki gihugu. Burya umurimo w'abanyamasengesho urenze kwisengera. Umurimo w'abanyamasengesho urenze no gukora igiterane cy'amasengesho. Umurimo w'abanyamasengesho urenze gusengera umugore utarabyara ngo abyare. Umurimo w'abanyamasengesho ni mugari, kandi muraza kubyumva neza uyu mugoroba. Ndababwira ngo mutege amatwi mubisobanukirwe, mwagure umuhamagaro wanyu muwukore neza. Haleluya. Kuko buriya ikintu gikomeye cya mbere, nimusoma muri Bibiliya zanyu muzasanga Bibiliya iyo ivuga, ndagira ngo mbanze nsome text turi bukorereho kugira ngo ne gukomeza kuvuga mu magambo. Ndagira ngo mufate Yesaya igice cya 62, kuko aha niho ubona neza umuhamagaro w'abanyamasengesho. Yesaya 62 umurongo wa 6 n'uwa 7 aravuga ngo, yewe Yerusalemu, nshyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Uyu ni umurimo w'abanyamasengesho. Noneho akabwira abo ngabo Imana yahagurukije, akabwira ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze, kandi ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza i Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi. Haleluya. Ndagira ngo aya magambo muyatekerezeho cyane kugira ngo muyumve. Imana iravuga ngo abanyamasengesho Imana yabahamagariye, bafite umuhamagaro. Imana niyo ivuga ngo inshyize abarinzi ku nkike zawe. Iyo Imana ivuze ngo nshyize, ivuga ngo mpamagaye, mpagurukije abarinzi ngo bahagarare ku nkike zawe. Haleluya. Abanyamasengesho muzitegereza muri Bibiliya hose bakunze kubita abarinzi. Ndaza kubereka n'ibindi bice bibita gutyo, ni abarinzi. Nimuzagenda, hari igihe twakoze amasengesho nibwo numvise iri jambo neza, kandi Imana yari yararisobanuye ariko sinaryumva neza. Twakoze amasengesho mu mpera ya 95. Imana yatubwiye ngo mutumire abanyamasengesho, ngiye kubahishurira ibyo ngiye gukora muri iki gihugu. Inzandiko nige waziyandikiye, ndangije nige wazijyaniye. Ngenda ku matorero yari ahari icyo gihe muri 95, itorero ku itorero, nkashaka pastori tukivuganira. Nkamubwira ni Imana yatubwiye ngo duhagurutse abanyamasengesho dusengera iki gihugu. None ku itariki ya 30 na 31 z'ukwa 12 ni ya mbere yo kwa mbere, muzanyohereza abanyamasengesho, tuzakora iminsi 3 yo kwiriza dusengera igihugu. Rero nkubwire, nushaka kugerageza abanyamasengesho uzashyira amasengesho mu minsi y'inyama. Kuko itariki ya 31 abantu bose babategereje bonane, biteguye kurya inyama. Kwihiriza kuri bonane. Mukuru w'Abayumbe uzabigerageze, utumira amasengesho kuri bonane, mwiyirize, uzambwira ikizavamo. Abantu turabatumiye ku itariki ya 30 haje ngira ngo nka 20. Iki gihugu kimeze gitya, abantu 20 nibo bafite umutwaro. Nabwiye abapastori bose, kandi muri abo 20 banyohereza utuntu tw'udukecuru, banyohereza n'abandi babandi ubona mbese
badakeneye kurya inyama. Tariki ya 31 bazamukaho gatoya baba nka 40. Ku ya mbere babandi baragabanuka bagasigara nka 15. None ndihewa nje imbere y'Imana rero ndabwira Mana ibi bintu wadushyizemo ni ibiki? Mana nambwira ngo ariko buriya uri umuswa ngo uzazenguruka ibigo bya gisirikare ngo ikigo gishobora kuba kirimo abasirikare 8,000 ngo uzasanga bahagaze muri ka kazu barinze ikigo, ntabwo baba barinze abo ufite uyu munsi. Ngo abangaba ngo sengana n'aba nazanye ngo ubu nibo babonetse. Haleluya. Numva nshubijwemo imbaraga. Turasenga kandi koko Imana yaravuze. Ari igihe twajyaga dusenga ubuhanuzi bukamanuka bumeze nk'imvura. Cyambere nshaka kubigisha, Imana nivuga ibintu mwagiye gusenga mujye mubyandika. Kuko hano uyu mwanditsi aravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka, ni ibiki mwibutse Uwiteka? Nibyo yavuze. Kavuga ngo ariko Mana si wewe wavuze ngo nidusenga tukagira dutya ibu uzabikora. Si wewe wavuze ngo nibigenda gutya tukagira dutya uzakora ibi. Si wewe wavuze ngo abibutse Uwiteka nimumuhwemere. Ariko ikibazo njya ngira, iki ikosa rya mbere ry'abanyamasengesho bigira abantu b'amabanga ngo twarimo gusenga ku musozi ngo hari ibintu Imana yavuze ngo tumanukanye amabanga y'Imana. Nta mabanga y'Imana abaho kereka iyo yababwiye ngo mubiceceke. Ubundi Imana ikubwiye irakubwira ngo nimugende ibi bintu. Dayeri mbwire n'abahanuzi bari muri mwebwe, nuhanura ikintu niwereke ikintu ujye ubanza ucyandike, nurangiza ubaza Imana ngo Mana washakaga kumbwira iki. Ntukazane ibintu bidahiye. Umuntu araza ati mbonye urumuri. Urumuri se ruvuze iki? Baza Imana ngo ruriya rumuri mbonye washakaga kumbwira iki. Muzitegereza batubanjirije yarerekwaga, yarangiza akabaza Imana ngo Mana urashaka kumbwira iki? None ubwoko bwawe mbubwira iki? None umugaragu wawe nkora iki? Haleluya. N'abantu baragenda Imana ikababwira ngo ibyago biraje, bakaza ngo rero ngo Imana yatubwiye ngo ibyago biraje. Yababwiye ngo mukora iki ku ibyago bije? Hari amabanga buriya, hari ubwenge bwinshi umuntu yiga. Muri 97 umugabo witwa Gatabazi Meshake yazengurutse igihugu ati Imana yavuze ngo amaboko ya marayika aramanutse kandi namanuka ngo 2/3 by'abanyarwanda birapfuye. Abantu bacika urukendero, abantu barahangayika, abantu bagira bati genda biterura mbyana mu masengesho. Mana ibyo uyu mugabo yavuze byavuye kuri wowe. Si wowe watubwiye ngo ibi twabonye muri iki gihugu ntituzongera kubibona ukundi. Si wowe watubwiye ngo intambara twabonye ntituzongera kuzibona ukundi. Si wowe watubwiye ngo amaraso twabonye ntituzongera kuyabona ukundi. None abanyarwanda 2/3 barapfuye. Ari nambwira ngo ariko muzababaswa mugeze ryari? Ngo yavuze ngo amaboko ya marayika namanuka nimugende muyafate. Mpindura igigisho nkabone mwumvise Gatabazi Meshake avuga ngo amaboko ya marayika namanuka, ngiye ndababwiye ngo Imana yavuze ngo nimuyafate. Kandi twarayafashe. Ubundi nshobora kwicara hano nkabaha ubuhamya mukarara hano, nkababwira ibintu ido nido, buri kintu cy'Imana yagiye ivuga nicyo twagikozeho, ik'Imana yagiye ivuga nicyo twagikozeho, n'umusaruro wavuyemo, kandi mugasanga ari byo. Ko Imana yacu iracyavuga, ntabwo yacecetse. Haleluya. Ariko niba mugiye kuzaba abayumbe, niba mugiye kuzaba abanyamasengesho Imana izakoresha ibintu bigahinduka, mugomba kwiga. Mugomba kwiga mukamenya ikintu twebwe umumaro wacu w'abanyamasengesho, mukamenya icyo dukora, mukamenya icyo tumaze. Ejo bundi umuntu yarambajije ngo ariko ngo biriya bintu ngo abantu ngo babahanuzi baza ngo bagahanura igihugu ibyago ngo turabere mwebwe ntabwo mwabyumva, kuko imvugo y'Imana ntimuyumva. Umuhanuzi nahanura ibintu byiza azaba arimo kubabwira iby'Imana ishaka kubakorera, ariko uzahanura intambara n'ibyago ntimuzamutera amabuye, aba arimo kubabwira ibyo Satani arimo gupanga. Baze mu minsi ishize barahanuraga buri gihe bati intambara batari hino. Hanyuma Kongo itangiye kurasa mu Rwanda, ibibombe bitangiye kugarurira abantu batangira. Ndavuga nyamara buriya nuko mutabizi. Ibyo abanyamasengesho babona, abashinzwe intelligence yo nabo baba babibonye, nuko batavuga nk'abanyamasengesho. Ariko abanyamasengesho ahubwo babona ibintu aho kugira ngo bashaka umuti, ahubwo bagasakuza bakigira najyo. Noneho haje igiti
igitindi cyitwa YouTube, bakajya kuri YouTube bati noneho batumuhanuza arabivuze. Avuze iki se? Arababwiye ngo mugire muti. Umva mwabayumbe mwe ibintu byanyu. Ariko wambe sina nabarenganya. Bamwe aturumbuka gutya akagenda. Uzu umuntu wafata umuntu akamushyira muri intelligence atarigishijwe yaca ibintu. Yajya yirirwame n'amabanga y'igihugu ayandarika kuri za YouTube. Mwari wari umuntu wo muri intelligence y'igihugu mwana wabona ari kuri YouTube. Ntabwo we yatinyuka kujyayo nyamara babazi ibintu byinshi. Uzi impamvu barigishijwe. Bazi ibyo bavuga n'ibyo batavuga, bazi ibyo bavuga nuko babivuga. Hariko twebwe umuntu araza ati genda umuhanuza ati agacira n'ibyo atagomba gucira. Akanabicira bibwira batagomba kubibwira. Naho atagomba kubijyana. Turacyafite urugendo rurerure. Rero dufite ibintu bikomeye cyane kuko niwe watubwiye ngo abanyamasengesho n'abarinzi. Reka mbongere andi magambo abishimangira. Yesaya 62 ariko niyo mugiye muri Habakuki ibice bibiri umurongo wa mbere avuga ngo yewe nzahagarara ku munara wanjye aho ndindira ngo ntegereze numva icyo Imana izambwira kubw'ibyo nayiganye. Uwo rero niwo muco w'abanyamasengesho. Twebwe tuzamura ibyifuzo twarangiza tugategereza tukumva icyo Imana itubwira kubw'ibyo twayibwiye. Haleluya. Ubu turi mu karere karimo ibibazo. Urafungura YouTube bati Kongo, bati M23, bati Rwanda, bati Mayimayi, bati Nyatura, bati biki. Bakubona abantu baricaye twe turimo turabyina. Kandi turi mu karere aho bene wacu bavuga ikinyarwanda. Ndetse bamwe muri mwebwe mushobora kuba munafitanye n'amasano. Ariko tukabyina. Ko twebwe turahara amahoro. Tukibagirwa ko twe turi abarinzi kandi bafite umurimo urenze wo kurinda ingo zacu gusa. Tugarukira hafi mu murimo wacu. Kandi iki nacyo ntabwo nkirenganyiriza abantu kuko ntabwo abantu batojwe ngo bamenye umurimo w'abanyamasengesho uko ukora n'icyo ukora n'icyo umara. Nicyo nshaka kubigisha uyu mugoroba. Kuko buriya muzitegereze. Nawubwiye nti uyu mugoroba bamwe murava hano mu Nyanzire cyangwa tubaha inshuti. Abantu ba mbere bagora abapastori n'abanyamasengesho. Abanyamasengesho nibo bantu ba mbere. Umva ndabivuga ndi umupastori usenga. Kiye baranyubaha kubera ko baravuga ati pastor we Antoine ntayo uzi byitondemo. Mukubise na 40 ashobora kubarusha bakabyemera. Ariko ikibazo kibamo abanyamasengesho ntabwo bazi ko umurimo wabo usugu kritika abapastori. Bafite wabo umurimo, abapastori dufite wacu. Jya mu murimo wawe. Ibyanjye bimparire nubona nanarangaye dore ikintu nkundira burya abantu bigishijwe. Uzareba abana b'abasirikare iyo escortinze patro we ashobora no kuba agiye mu mafuti. Ariko washinzwe kumurinda ntabwo ashinzwe kumugorora. Shinzwe kuvuga ngo ye banshinze kurinda uyu mugabo namubonye agiye muri iriya nzu ya maraya. Icyo ndi bukore sindi bumusange mu nzu ariko ndahagarara ku muryango nta uri bumusangemo. Umurimo icyo bamushinze aragikora. Nta rusaku, nta mahane. Kwe n'umurinzi. Aragenda rinde uwo bamuhaye kurinda kuko baraza kumumubaza nasanga atameze neza. Murabyigisha abapastori. Buriya abapastori munjiji natwe tubamo. Nigeze kubwira umuntu umwe cyera nkiri umurayiki ntari abapastori ndamubwira ndagusengera ngo ariko nta kibazo mfite. None umuntu aza kumbwira ngo ariko wowe ngo umuntu w'umurayiki ngusengera pastori ndabubwira nako buriya namwe nuko mudasobanukiwe. Ubundi abarayiki nibo bagombye gusengera abapastori kuko bo bashinzwe kundinda bakansengera bakamenya uwo ndiwe bakamenya umuryango wanjye. Uzareba abana b'isi mu byabo niko Yesu yavuze baturusha ubwenge. Iyo umuntu azamutse iranka bamuha escort. Siko bimeze. Bakagenda bakarinda urugo rwe bakamurinda no mu modoka naho yicaye bagahagarara hanze bakamurinda. Naho twebwe pastor agenda ngenda n'umwe nka wa murundi nta umwescotinga n'abamwescotinga ntiba bagiye kumusengera kuko rimwe na rimwe naho ntiba babizi. Bagenda bamutwaje Bibiliya gusa ariko iyo barawe umuntu akwiye gusengerwa kuko Satana Bibiliya iravuga ngo nzakubita bungeri intama zisandara.
kandi iyo Satani atagukubitiye mu rusengero agukubitira mu rugo. Niyo mpamvu mu bana b'isi bo n'urugo rwe barurinda, kubavuga ati niba mukubitira mu rugo bakaza bakamutwarira umwana cyangwa nawe aratumutwe ibyo yakoraga ye kubikora neza, bakarinda n'urugo rwe. Siko bigenda. None se zacu zirindwa nande? Yesu azebwira ngo yari umuswa ashyiraho abarinzi, suko yarananiwe kuturinda n'ibindi byose. Ubundi zebwira ngo yarananiwe kutubwiriza ubwe, umwuka amanutse rimwe Imana ikavuga ngo ubwo byabananiye ngiye kubyikorera, umwuka yamanuka umunsi umwe isi yose igakizwa. Ariko yarabiturekeye kugira ngo natwe tugire icyo dukora, kuko ni umurimo wacu. Ntabwo Imana yananiwe kuturinda. Ndaza kubaha ingero, reka nigishe nihuta kuko ubona atangiye gutya nshobora kuza gutinda. Ariko reka mbanze mvuge ku kintu cyitwa gutoza. Akaga k'ingabo zitatojwe, icyambere ingabo zitatojwe ntizigira discipline. Mujya mwumva ibihugu bimwe na bimwe bifite ingabo zitagira discipline. Oya ntacyo navuze. Ingabo zitagira discipline, donc ingabo zitatojwe zitagira discipline. Sibyo? Ingaruka zabyo kandi mushobora kuzibona. Impamvu itorero rigira intege nkeya Satani akigendera uko ashatse, hari ingabo zitagira discipline. Abantu bajya bambwira ngo hari abantu b'abarozi ngo baza mu nsengero, kazega rwose umuntu w'umurozi aza mu rusengero. Mujya mubyumva? Ku bantu bavuga ngo hano hari abarozi, ariko ukabona abanyamasengesho bapanitse ngo hano haje umurozi, ngo haje umurangi. Ariko mwamwihoreye. Ubundi musengera iki? Weje usenga aho muteraniye huzura imbaraga, kuko imbaraga nizimanuka ba Baramu nibaza kuvuma azahagarara najya kuvuma avuye ati umva nkubwire Baraki aba bantu ntibavumwa, hari Imana iri hagati muri bo. Haleluya. Jewe njya ntangazwa n'abantu batinya abarozi kandi bafite abanyamasengesho. Mwebwe murabyumva ngo hari abarozi, mwebwe mwagiye mureka abarozi nabo bakaza bagaterana, ko hari n'igihe baza ahahurira na Yesu. Kiyo abarozi ntibantera ubwo rwose. Impagaze hano ku gatutu twambwira ngo hano harimo abarozi, ntabwo ni mwikomereze ibyo Yesu yampaye kubwira ubwoko ndabibabwira, kandi umwuka nakora barabyumva, hanyuma nawe ukomeze. Hari nubwo nawe byagufatiramo ngo abarozi ngo bafite imbaraga, ngo abarozi. Oya, twebwe tugomba gutoza ingabo zacu zikava mu bintu by'amashyengo cyane. Iyo Yesu yateranye iby'uburinzi bw'abarozi mujye mubimuharira, mukora akazi ko kumanura umwuka gusa. Abarozi mubihorere bazahura na Yesu. Ariko ingabo zidafite discipline ziteza ikibazo. Icya kabiri cy'ingabo zitatojwe, ingabo zitatojwe zikoresha nabi intwaro zazo. Ingabo zitatojwe zikoresha intwaro zijya kwiba, abantu bakajya kwiba. Wumvise abahanuzi bo muri no minsi ni ingabo zitatojwe. Akaza ati ndajya kugusengera, ati unyohereje 300,000. 300,000. Nizere ko mu bayumbe nta barimo bakora bene ibyo bantu b'Imana. Umuntu ngo agiye kugusengera ngo hereze 300,000. 300,000 se ugiye kugurisha imigisha y'Imana itaranayitanga. Basi genda usengera. Ngeriganya numva n'abapastori bamwe babivuga ngo giye ngo shyira miliyoni hano ngo ndagusengera nutabyara uzazo wimbaze. Wowe utanga abantu, wasengeye abantu bakabyara, batabyara ntibikugeho, ku Imana ari itanga abantu. Wowe ubwiye umuntu ngo nakohereza amafaranga ngo umugire ku musozi, uramugira ku musozi ibisubizo n'ibitaza, azakwita umwisiko. No gukoresha intwaro zawe nabi. None se ntabwo ujye ubona abasirikare uretse ko mu gihugu cyacu bitahaba bibisha intwaro. Intwaro Imana yaduhaye ukajya kuzibisha, yazigwaye ngo urinde abantu bayo, none ugiye kubambura. Gutozwa nabi. Icya gatatu cy'ingabo zitatojwe ntizitsinda urugamba. Nta rugamba ruye rutsindwa n'ingabo zitatojwe kereka abantu barangaye. Uyo ingabo zatojwe nizo zitsinda urugamba. Rero abanyamasengesho bacu nitutabatoza, urumva mukuru w'Abayumbe, umunsi muzajya mukora igiterane nk'iki muzabishyire muri discipline. Nahoze mbibwira Bishop, nabwiye nariko Abayumbe bawe mbigisha iki, arambwira tukomereza aho warugeze ejo. Nejo ko nigishaga abakristo muri rusange se n'Abayumbe mbigisha ibyo abakristo muri rusange ndabigisha ibindi. Ati nta kibazo toranye ibyo wumva bifite umumaro. Ariko iki ngiki mubigira umuco, mutoza abanyamasengesho ku buryo tuzagira abanyamasengesho bashobora gusenga ibintu bigakoreka.
tugasengera itorero ukabona imbaraga zamanutse. Ndaza kubaha ingero, kuko igiterane nk'iki gishobora kugaragara mu buryo butatu, sibyo? Gishobora kugaragara nk'umunsi wo gutoza abanyamasengesho, tukaza tukiga ku murimo wacu, tukiga uburyo tuwukora, tukiga uburyo tuwugenzura, tukiga uburyo tuwubyaza umusaruro. Gishobora no kugaragara tukavuga ngo ya iki giterane cyo ntabwo tuziga cyane, ahubwo tuzakigira urugamba. Twajyaga tuyize amasengesho y'urugamba, twajyaga dutondeka amasengesho tugahera mu gitondo turi mu masengesho y'urugamba. Umugabo umwe niwe witwigishije, twigeze kujya muri Argentina, none umugabo witwa Carlos Anacondia ni umuvuga butumwa. Araza aratubwira ati jewe iyo nzajya ahantu mu mujyi kwakora igiterane. We rero yakoze ikintu kidasanzwe, uretse ko hari n'abandi bavuga butumwa nka babonke bari bafite n'abandi nkabo, ariko Carlos Anacondia we afite abanyamasengesho be bahemberwa ko kazi. Ni umukire ufite inganda, we abibwiwe n'Imana yashyizeho abanyamasengesho benshi bahembwa bagera nko muri 20 na bagira bate bahembwa. Iyo azajya mu mujyi nka Kigali abohereza mbere, bakagenda bagashinga ibyuma, bagahera mu gitondo bakageza nimugoroba bakora amasengesho y'urugamba. Babwira Satani ngo Satani, tuje muri uyu mujyi, turakubwira ngo urekura abantu bose wafashe, turakubwira ngo urekura wafatishije ubusinzi, dayimoni w'ubusinzi, dayimoni w'inzoga, turakubwira ngo va muri uyu mujyi kuko twaje. Dayimoni w'ubusambanyi, turagutegeka ngo uve muri uyu mujyi. Dayimoni yaratubwira ati dutangira kubikora, bagiye mu mujyi wa Buenos Aires, ni umujyi mukuru wa Argentina. Hari ntuza yabo, rompo yabo nini ifite nka kilometero, ni nini pe. Aragenda abwira abapastori ati nje gukora igiterane nade, wowe uteye uturutse ko tutakuzi. Ati jewe Imana yarampamagaye ndi mu masengesho, arambwira ngo nzaze nkora igiterane hano. Wowe urinde se ngo ukora igiterane hano? Ngo tiye nababwiye ngo nta mafaranga yanyu nkene ndayifitiye, icyo mbasaba ni kimwe, muzamfashe gusa mu birange mubwira abantu ko tugiye gukora igiterane. Ikindi masaba ni munsabire iriya rompo yo hagati, niho tuzakorera igiterane. Baravuga ati n'ubundi dusanzwe tubihakorera. Umva rero umusazi araje, bamaze kumusabira rompwe, araje ashingamo ibyuma, azanye abanyamasengesho batema ihema, bagahera mu gitondo bakabanza bagasenga bucece, bageza ku gasusuruko bagakora amasengesho y'urugamba, bagacyaha amadayimoni yo mu majyaruguru, amadayimoni y'uburasirazuba, ari mu majyepfo, ari mu dayimoni z'ubusinzi, z'ubusambanyi. Abantu bagayoza ko wa muntu twahaye ino rompo yari umusazi. Umuntu abihera mu gitondo avugana n'amadayimoni, ntagire n'ubutumwa avuga uretse kubwira amadayimoni. Ariko ikintu cyabayemo na abapastori baho babitubwiraga, haciyeho icyumweru kimwe, kuko ayo masengesho yabaye ibyumweru 2. Haciyeho icyumweru kimwe babona abantu batangiye bakajya baza bagahagarara bumva ibyo bavuga. Umuntu wari wigiriye kwa muganga arwaye akavuga ati ariko ndumva nkize, agataha. Ejo akagenda akabwira undi, bahanyura n'abamugaye batangira kugenda. Abantu batangira kuvuga ati ariko uzi ko hari ahantu harimo kubera ibitangaza. Ubwo umubare w'abantu utangiye kwiyongera, icyumweru cyararangiye, icyumweru cya kabiri abantu bamaze kugera mu bihumbi muri za 40. None icyumweru gikurikiye batangiye kuvuga ubutumwa, abantu bageze mu bihumbi 80, baba bageze mu 100. Indwara zirakize, abanyabyaha barihannye. Kubera iki? Habaye amasengesho y'urugamba, habaye amasengesho yo kubohoza abantu. Rero igiterane nk'iki ushobora kukigira inyigisho, ukavuga ngo tuzahera mu gitondo tugeze nimugoroba. Ni igiterane cy'iki cy'inyigisho, tuje gutoza abarinzi. Cyangwa se ukavuga ngo oya, tuje gusenga, tugiye gukora urugamba. Ariko akenshi uzikiba ibyo bibiri ntabwo ari byo dukora. Dukora icyo njya nita karasisi. Uza karasisi? Umva rero, abasirimba ntimuze kuntera mu buye, muze kureka nitahire. Abantu bashobora kuza hano kubera ko ari igiterane cy'abayumbe, bagasirimba amasaha 3. Iyo dusirimba, ntundakarire, ndabizura inshuti yanjye, iyo dusirimba ni uwuhe mudayimoni uhunga? Tuba turi mu rugamba cyangwa tuba turi mu karasisi? Muze kunsobanurira ariko.
kandi ntimundakarire ugende umwigisha, kuko tugomba kumenya icyo turimo gukora. Niba tuvuze tuti twe tuzikorera igiterane cyo kuhura tugakora fellowship tukanezererwa, icyo nkita karasisi, tugateka tukarya tugasangira tugakundana, sibyo? Ariko niba twaje turi ku rugamba, amasengesho y'urugamba, intwaro zose uzerekeza ku kibazo, ukavuga ngo tugiye gusengera iki kibazo. Ndenda kubabwira twamaze icyumweru, ni urugero mbaha gusa, twamaze icyumweru mu Ruhengeri, hari ikitwa Ruhengeri habaye Musanze mu gihe cy'intambara y'abacengezi muri 1998. Imana yatubwiye ngo muhaguruke mujye mu Ruhengeri kwasengera. Turagenda tugeze hariya mu Gakenke, imodoka yari turi inyuma wayikubita igisasi irashya. Abo twari kumwe ngo ati dusubire inyuma, ati natwe uri imbere baraturaza. Ndavuga naho kugira ngo bandase nsubire inyuma arandasa ngenda. Ubwo Imana yatubwiye kugenda muri iki tugende. Twamaze icyumweru tutarya. Intwaro zacu twazerekeje ku mudayimoni w'intambara. Twarasenze tugeze ku cyumweru, noneho yongera umurego. Ariko bigejeje saa 8 Imana iravuga ngo atura kwiyi intambara nyishyizeho iherezo, ngo uyu mwaka abantu bose bazaba baratashye, kandi byarangiye byarabaye. Ibyo mbifitiye gihamya, mushatse nazana n'abagabo kubihamya batari no muri abo banyamasengesho. Twabonye Imana ikora, twabonye Imana ihindura ibintu. Rero buriya iteka ryose ndimo ndabigisha nk'umunyamasengesho ubwira abandi, ni mujya mu masengesho mujye muhitamo icyo mwagiye gukora. Niba mwagiye gukora karasisi ko kwinezeza, fine, nabyo biremewe. Niba mwagiye mu gutoza, nimutoranye inyigisho zitoza abanyamasengesho. Niba mwagiye ku rugamba, amasaha menshi nimuyamare musenga, mwerekeze intwaro zanyu ahantu mushaka ko haboneka impinduka. Haleluya. Rwose ibi ngibi ntimuze kundakarira, niko bikora. Niko bikora. Twebwe burya abanyamasengesho, ni buriya abanyamasengesho ntabwo muzi agaciro kabo. Mpora mbyigisha n'abapastori nkabwira ni abapastori ikibazo dufite ntabwo tuzi agaciro k'abanyamasengesho. Jewe umpaye abanyamasengesho, ndeka corona yaje tumaze kubaka icyumba cy'amasengesho, ngiye gutoza, hanyuma tuhita tujya muri confinement. Ariko ngiye kongera ndebe ko nanyeganyezaho gatoya nkabona abanyamasengesho basusurutse itorero. Twebwe twubaka n'urusengero rwacu twarabiteganije, hari ibyumba biri inyuma ya bene nk'hano. Narabwe nzabashyiriramo ibyumba by'abanyamasengesho bo ku cyumweru, bazajya bongera imbaraga z'umuvugabutumwa. Mwe mugahagarara inyuma mukumva arimo gusenga, mukajya mwongeramo umuriro w'Imana, ongera imbaraga muri iriya nyigisho, ibitangaza bikoreke, abantu bihane. Kuko iyo mwongereyemo imbaraga z'amasengesho, ivugabutumwa n'inyigisho bigira imbaraga. Haleluya. Muzarebe buriya turaje tubirebe. Buriya mu gisirikare iyo bagiye kurwana urugamba bagira intwaro nini. Akamaro k'intwaro nini ni kubanza guca intege ibirindiro byaduye. None wakaza kohereza y'abasirikare bafite twa tubunda dutoya cyangwa n'izindi zenda kuba ntoyaho, ariko ntabwo wagenda ngo barohe bagende bahura n'imizinga yaduye. Bagomba kubanza ukabisenyuka bikuraho, kohereza indege zibanza gukuraho ibyo ngibyo, kohereza n'imizinga gukuraho ibyo ngibyo, warangiza ukabona koherezamo abasirikare babo. Buriya amasengesho umumaro wayo niyo arumoma nini dufite mu murimo w'Imana. Haleluya. Reka tubanze turebe intwaro z'abarinzi, ahubwo ubwo niho ngeze. Mujye mu Efeso ibice 6. Kuko buri utoza abantu bagomba kumenya umurimo wabo n'ibikoresho twahawe dukoresha. Abefeso ibice 6 guhera ku murongo w'10. Paulo aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana, twambarira urugamba. Amen. Kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'abafite umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Haleluya. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko mushoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza k'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka y'iro jambo ry'Imana. 18 musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo
mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Haleluya. Dore rero izi ntwaro z'umuntu w'Imana. Umunyamasengesho aravuga ngo mubanze mwambara agakiza kaba ingofero. Abanyamasengesho badakijwe bakoze Imana isoni. Nabaye mu byumba, uzi ibyumba by'abanyamasengesho badakijijwe, uzi inda zavuye mu byumba by'abanyamasengesho badakijijwe, uzi abajura. Ndabona madamu bishop barimo kuvuga ngo ndiyo ashobora kubona hari icyo abiziho. Twajyaga mu cyumba, urabiza hari igihe tujya mu cyumba cy'amasengesho inkweto tukazikuramo tukazisiga ku muryango, hakaba hajemo umujura akaza akitoranyiriza izikiri nshya akasiga ize zishaje agakubitamo za zindi akigendera. Mwasohoka abantu bati inkweto zacu zabuze, tugasanga ni wa mujura wazitwaye kandi yahoza hanura. Mwambara agakiza kaba ingofero. Mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, dongo ube wicaye wumva umutima wawe utagucira urubanza, kuko iyo Satani afite icyo yakubitsemo, oh my dear, utangira gusenga akagukoza isoni. Twigeze kujya gusenga ahantu, twasengeraga umukobwa, twarasenze turi mu giterane, umukobwa yikubita hasi, turareka abandi barabanza batatu, turavuga tutuyungu umureke tumusengere na amadayimoni arimo, kandi ko yarafite amadayimoni. Turasenga umudayimoni aratugora, turasenga umudayimoni aravuga, turasenga. Noneho umugabo umwe amunangiza ikiganza, dayimoni aramurondora. Uzi kurondorwa na Satani ngo ngo nawe rero uraho ngaho uri muri ya mamatsa, ngo ejo bundi murimo gusenga mwirije ntiwari ufite imineke mu gasakoshi. Mbona umuntu neza neza arahonze, imbaraga zirashize. Mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, ugende wumva muri wowe nta nicyo Satani agufitemo, ntacyo akurega. Ngo ibyo ngibyo mu bikenyeza umukandara w'ukuri, nta bintu by'uburiganya, nta bintu by'amanyanga. Haleluya. Nurangiza utware kwizera nk'ingabo, kuko Satani azakwataka. Umva, niba hari abantu batakwa n'abanyamasengesho, kandi niko bigenda burya no mu gisirikare. Abantu baba barinze bafashe imbunda nini bararaswa cyane, ko bavuga ngo iriya mbunda igomba kuvaho. Yewe buriya intambara y'inkotanyi yanyigishije ibintu byinshi. Twebwe twahungiye hano muri stade muri 1994 mu kwezi kwa 4. Hari imbunda yari ishinze hariya hejuru, ahantu hitwa Ntuza, hari imurambi hejuru, yarasaga muri stade. Musirikare warushinzwe iriya zone aravuga ati mva ahagara hejuru kuri stade, fata jimera arashakisha maze kubibona abwira abasirikare ati iriya mbunda ndayishaka, kuko aba bantu ntibazabaho ikiri hariya. Bana abasirikare baragenda bajya, nyuma y'amasaha 2 baza bayihetse. Na Satani burya arabizi, iyo ashaka konona itorero arabanza agakura abanyamasengesho muri position. Niyo mpamvu tugomba gutwara kwizera nk'ingabo, ngo niko dushobora kuzimisha imyambi yakumuriro turaswa na wa mubi. Yarasa imyambi ukamuretse Satani, sinzava mu birindiro byanjye, nzasenga kugeza igihe nzabona ibintu bihindutse. Akaza terega urimo uratigiye uti sinzava mu birindiro, kuko hari igihe Satani atinza amasezerano. Hari ubwo abantu batanabyemera ko ari byo, ariko Daniel yarasenze iminsi 21, umusaza w'imyaka 90 n'iyindi yiriza ubusata ry'iminsi 21. Ariko ku munsi wa 21 marayika araza, Gaburiyeli. Nkunda ukuntu Gaburiyeli yivuga, yaje aravuga ngo ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Uwiteka. Araza aramubwira ati Daniel, ugitangira gusenga warashubijwe, ariko namanukanye ibisubizo byawe. Ati umutware w'ubwami bw'ubuperesi, ntabwo yavuze ngo umwami w'ubuperesi, ni umutware w'ubwami bw'ubuperesi, vuga ngo ni umudayimoni ukontorora ubwami bw'ubuperesi, amara igihe kirekire ambuza. Ngo kugeza igihe Mikayeli wa marayika ukomeye yaje kuntabara, kuko Imana yaravuga ati rwose ko numva Daniel akirimo gusenga, habaye iki? Ibisubizo byo kunohereje Mikayeli nako nohereje Gaburiyeli ngo abijyane. Mikayeli nyaruka ujye kundebera ikibazo cyabaye, kuki Daniel akirimo ngo Mikayeli azasanga amadayimoni yashyizeho roadblock, kubita amadayimoni ava mu nzira. Daniel abona ibisubizo bye. Hari igihe Satani atinze ibisubizo byacu, ntimuzacika intege, utware kwizera, uvuge ngo man nzasenga mpaka. Dayimoni nushaka ucika intege, nushaka uve mu nzira, iby'Imana yavuze izabisohoza. Haleluya.
ndibuka twajyaga dusenga umunsi twagiye gusengera Ruhengeri nkuko nababwiraga twarasenze bigeze ku cyumweru twibwira ngo ibintu bigiye kumera neza haramutse intambara imbunda zaravugaga mu birungu ukagira ngo ni ingoma barimo kuvuza abantu bacika intege bati twasengeye ubusa tumaze icyumweru tutarya ariko nta cyavuyemo ariko bigejeje saa 8 Imana iravuga ngo ibi mbishyizeho iherezo ndibuka narabivuze umuyobozi umwe arambwira ngo uratinyuka ugahagarara muri stade ukavuga ngo intambara irashize wumva izo mbunda zivugira hano haruguru ubona izi modoka zicicikana ndavuga ngo Imana yabivuze no kubikora izabikora kandi nitabikora nizaseba nitabikora sinzongera kuvuga ko ivuga nitabikora namwe muzareke kuyizera ariko ndashima Imana twasubiyeyo mu kwezi kwa 8 n'abaturage baratashye Imana yarabikoze ko buryo Imana ivuze irakora haleluya genda umugabo wo guhamya ko nabonye Imana ikora Imana y'imbaraga Imana ihindura amateka kandi atari abantu ku giti cyabo gusa ikintu cy'ikibazo cyabayeho Imana yatugize abarinzi turangije twebwe twigira aba escort kubera ko burya abanyamasengesho benshi ngira ngo uyu musore wateraga indirimbo niwe bavuze ati nasanze ngira ngo umuvuga aho tumwe yaciyeho kare ti yaje wacara dusengera ibintu birahinduka yego ariko burya turenza n'imiryango turenza n'abantu escort aherekeza umuntu umwe abarinzi barinda ikigo turarinda tukarinda itorero tukarinda igihugu tukarinda imiryango tukarinda n'ibirimo byose uwo ni umurimo w'abanyamasengesho basobanukiwe muzige gusenga nubyuka mu gitondo uvuge ngo Mana ndabyuka nsenga ni ikihe gihugu usengera ni irihe torero usengera imiryango nayo kandi ntuzayireke nabaguhaye ibyifuzo abapastori twebwe tugirana byinshi tuba dufite ibyifuzo byinshi ubisengere ariko wibuke ko twe turabarinzi ntabwo turaba escort gusa babantu ku giti cyabo rero urumva dutware intwaro zose aravuga ngo mutware n'ubutumwa bwiza mugende mubwambaye nk'inkweto namaze igihe kiri kinubaza ubutumwa bwiza buburi he n'inkweto nza gusanga iyo usomye neza muri muntu baravuga ngo mutware umwete mugire umwete wo kujyana ubutumwa bwiza hase umwete wo kujyana ubutumwa bwiza ni intwaro nzabubira Imana rero umwete wo kujyana ubutumwa bwiza uhinduka intwaro uti Imana irambwira ngo iyo uri busy mu murimo wanjye ntabwo byorohera Satani kukujyana mu murimo we iyo ugira ishyaka ry'umurimo we kandi naje kubisobanukirwa ubu ngubu jewe iyo nsenga mba nshaka anointing imbaraga zirenze izo nari mfite ejo ntabwo uzaza kumbwira ngo nijye kuryama ku bibero bya Dalila nka Samusoni kandi irimo gushaka imbaraga zirenze izo nari mfite n'udukena nifite wadutware iyo ufite ishyaka ry'umurimo w'Imana nta mwanya ubona wo kujya mu byaha ni intwari ikomeye burya abantu benshi batazi iyo ufite ishyaka ry'umurimo w'Imana nta nubwo wumva n'ibintu byo kujya mu byaha Satani azaga kuvuga ati rwose wewe ntabwo ushaka kunezerwa nk'abantu bamwe ngo Satani ndabizi byawe ibihembo byawe urashaka ko ndyama ku biro bya Dalila kanyogosha anointing yanjye amavuta yanjye akayatwara nyakomeyeho haleluya iyo ugira ishyaka ry'umurimo w'Imana ukomera ku mavuta yawe urumva mwa basore baririmba mwe jya ukomera ku mavuta yawe uyabundarareho Satani naza akubwira ati rwose ubwo izi nkumi ntacyo zikubwiye umva izi nkumi ni nziza rwose Mana urakarama we waremye inkumi nziza ariko jye nkomeye ku mavuta yanjye haleluya natangira kubwira ati rwose izi kashi we ntabwo ukeneye kashi nk'abantu mubwire tuwiteka azantunga ariko nkomeye ku mavuta yanjye komera ku mavuta yawe ugira ishyaka ry'umurimo w'Imana ni intwari ikomeye buri abantu benshi batarasobanukira haleluya hari utuntu twinshi Imana ikwigisha abantu ntibajya bamenya bakagira ngo wewe ukabona ugenda bakagira ngo mufite nkawe ntoya nkunda ukuntu Pawulo yandikiye Abakorinto bakabwira ati nubwo tugenda nk'abantu intwaro zacu siza abantu turaza kuhagera ni naho ndangiza izinyi zina rindiho hanyuma tuhajye none buriya ziriya ntwaro zose maze kubabwira inkweto umukandara icyuma gikingira igituza ingofero ingabo izo nizo twita defensive weapons ni intwaro ukoresha wikingira wirinda ariko dufite ebyiri ziri offensive nizo dukubitisha Satani navuga ngo mutware ijambo ry'Imana nk'inkota ariko murebe ikintu gikomeye inkota ni korakoro wenda ushobora kuyifata ukayitera ariko nabwo ntiyagera kuri inkota niyo kurwanisha korakoro hafi ariko navuga ngo musengeshe umwuka
mu buryo bwose bwo gusenga. Buriya hariho intwaro zikomeye cyane, intwaro yo gusenga. Nshobora kwicara hano ukanga ko nkubwira ubutumwa, nkagusengera, nkazakubona warakijijwe nkuko nanjye nahoze mbabwira bindeba. Nshobora kwicara hano nkasengera ibintu bigahinduka muri Amerika. Nshobora kwicara hano nkasengera ibihugu bigeze kuri 50 icyarimwe nta nabigiyemo. Ariko kugira ngo nzabwirize uretse ko YouTube yaje, ariko kugira ngo nzabwirize bisaba kongera. Nshobora gusengera umuntu utumva ikinyarwanda, Imana ikamuhindura. Ariko YouTube nabwo abumva ikinyarwanda nibo bazanyumva, abumva izindi ndimi bashobora kutanyumva. Hari intwari ikomeye cyane, niyo mpamvu Satana yanga. Abayumbe, mubanze mumenye iki ngo mu bantu Satani yanga ba mbere, yanga abanyamasengesho. Mu bantu Satani acecekesha bwa mbere, mu bantu atesha agaciro bwa mbere, no mu bapastori. Erega ndabivuga ndi umupastori. Abapastori usanga abaha agaciro abanyamasengesho ni bake. Abaha agaciro amasengesho ku buryo ashobora kuza karara ko umuntu ugeze kumbaza kera nkimara kuba pastori, kuko cyakora muri no minsi ndabona narabyibushyeho. Icyo gihe nari ntarabyibuha, arambwira ko uracyakumbagurika ku misambi nka kera ntibirubu. Ngo n'ikigero ugezeho. Hari abantu bumva yuko uko ugenda uzamuka ugabanya amasengesho, kandi muzitegere niko abantu benshi batekereza. Uko bagenda bazamuka bagabanya amasengesho, ubundi uko ugenda uzamuka wagombye kuyongera. Haleluya. Kuko ariko strategy ya Satani araza akakubwira ati ariko wowe ntubona aho ugeze, abantu bose barakuze, si ngombwa ko wiyiriza ubusa, si ngombwa yuko urara amajoro. Ugasanga umukozi w'Imana ahubwo asigaye agenda anezerewe uko angana. Wanamubwira ko mugiye gusenga akabara ati ujye witonda, bishobora kuza gutera surmenage, kuko ugira akazi kenshi buriya ushobora kuzagira aho ngaho ukarwara blood pressure. Musengesha umwuka mu buryo bwose bwo gusenga, kuko ni intwaro irasa hirya, ikarasa hafi, karasa kuri, karasa mu kirere, karasa ibiboneka n'ibitaboneka. Uwo ni umumaro w'abanyamasengesho mu itorero. Ariko kuki tutabyitaho? Niyo strategy ya Satani. Strategy ya Satani ni ukuturangaza, strategy ya Satani ni kudutera kutita ku banyamasengesho. Nyamara nimwitegereza neza, ubundi ukurikije uko Yesu yavuze nuko Yesu yagendaga, twagombye kwita ku masengesho. Nimuzitegereza muri Bibiliya zanyu, ibintu byose bikomeye Imana yakoze yabikoze hari abantu barimo gusenga. Abayisirayeli bagiye muri Egiputa, bamarayo imyaka 430 kugira ngo baveyo. Kuva igice cya 2 batubwira ngo batakira Uwiteka, Uwiteka yumva gutaka kwabo arimanukira. Ibyago bibaho byose umunsi tuzabizamura twavuga ngo Mana tugiye kugutakira, ibi ngibi ubishyireho iherezo, Imana izabikora. Muzambwirira Abayumbe cyane cyane hahandi aho mukomoka ngo ibi ngibi nabyo Imana ishobora kubishyiraho iherezo musubiye ku mavi. Haleluya. Nabonye Imana ihindura u Rwanda, nta n'igihugu na kimwe itahindura niba yarahinduye iki ngiki turimo. Buri kintu cyose cyabaye hano nshobora kukubwira icyo Imana yakivuzeho, nkakubwira ibigihe twamaze tugisengera, kandi nawe ukabona umusaruro wavuyemo, ko hari Imana yumva abanyamasengesho, kuko niyo yabashyizeho. Haleluya. Hanyuma reka ndangirize kuri inyigisho ivuga ngo iyo abarinzi babaye indangare n'iyo abarinzi basohoje umurimo wabo, niho ndi busoreze. Buri ikintu gikomeye cyane, n'Imana irabizi ko hari igihe abarinzi baba indangare. Mwari muzi yuko buri Adamu niwe murinzi wa mbere Imana yashyizeho. Muribuka Imana imaze kurema isi igashyira Adamu muri Edeni, yaramubwiye ngo iyi ngobyi ugira ute, uyihingire kandi uyirinde. Bivuga ngo Adamu niwe murinzi wa mbere wabaye. Ariko kubera ko atarazi ibyo agomba kurinda, kuko ibyo mu mwuka ngira ngo ntabwo yabyitayeho cyane, Satani yamuciye muri humye amwambura Edeni. Kandi muzitegereze kenshi niko Satani atugenza. Petero, Yesu yaramubwiye ati Petero, Satani yabasabye, arashaka kubagosora nk'ugosora amasaka, ariko nagusengeye. Noneho agiye gusenga ahamagara Petero na Yohana, nako aravuga ati mwebwe muze, nimwe batatu, nimwe nkingi
muze mufatanye nanjye mube maso musenge mutajya mu moshya. Hanyuma Yesu agarutse asanga Petero arasinziriye. Umurinzi w'indangare. Adamu umurinzi w'indangare. Abakristo buno munsi abarinzi b'indangare. Turarangara. Impamvu Imana ishaka ko tuba abarinzi bari maso, muzarebe izina Imana yahaye Satani. Ubundi abantu barinda iyo hari ibintu bitatu. Turinda imyaka kubera ko hari ibyonnyi, cyane cyane inyoni. Ariko twebwe iwacu aho twakuriye iriya mu Mutara twagiraga n'ibinyogote n'ingurube. Ibinyogote n'ingurube ntabwo mubizi, byaryaga imyumbati bikarya ibijumba, ku buryo byagezaga nijoro tukajya kwirukana ingurube n'ibinyogote. Ku manywa abantu bakarinda inyoni. Mwabonye ko muri Bibiliya Satani Imana imugereranya n'inyoni, ngo umubibyi yabibye imbuto zimwe zigwa kukara, inyoni ziraza zirazitoragura. Izo nyoni nizo Yesu aravuga ngo ni Satani araza agatoragura ubwo butumwa. So Satani agereranywa n'inyoni, hagomba kubaho abarinzi barinda ubutumwa bubwirizwa. Amen. Ahandi turinda kuko haba hari abajura. Niyo mpamvu ubona ingo nyinshi dushyiraho abarinzi. Kandi Yesu akavuga ngo Satani ni umujura, ngo umujura nta kindi kimuzana uretse kwica, kwiba no kurimbura. Ni umujura. Icya gatatu turinda abantu kuko haba hari abagome bashobora kubagirira nabi. Niyo mpamvu ubona abayobozi babarinda. Kandi Satani ngo nta kindi kimuzana uretse kwica, kwiba no kurimbura. So ibyo bintu bitatu bituma tugomba kugira abanyamasengesho barinda itorero, bakarinda abayobozi b'itorero, bakarinda n'igihugu. Buriya mwari muzi ikintu tutajya dukora? Mbabwiye ngo ni mumanike ngo ujya asengera perezida, mwese mwamanika nyine, si byo se? Ariko umusengera mu buryo buri consistent, ugakurikira ibye, ugakurikira ibyo wamuvugaho, ugafata prime minister, ugafata parliament, ugafata senate, ugafata ubucamanza, ugafata igisirikare, ugafata igipolisi, ugafata ubuvuzi, ugafata izo nzego zose ukajya imbere y'Imana kandi uzi icyo uzivugaho, ku buryo umunsi Imana izagusubiza uzavuga ngo ni bya bindi nasengeraga none Imana yanshubije. Murumva akazi k'abanyamasengesho. Iyo watangiye gusenga gutyo ushobora no gusenga umunsi wose ukira utarangije gusengera ibyo ugomba gusengera, kuko twe turi abarinzi kandi bagomba kurinda izo nzego zose. Haleluya. Sinze kubaca intege ariko iyo tubaye indangare Satani araza akatwonera, umurima w'Imana akawangiza. Iyo tubaye indangare Satani araza akatwicira, abantu bagashira tureba. Iyo tubaye indangare Satani araza akatwiba, ubukene bukagwira, kuko tuba twabaye indangare. Hari n'ahantu Imana ibivuga, reka nsoma ayo magambo hanyuma ngiye kugana ku musozo, ariko ndashaka kurangiza neza. Muri Yesaya 56, Yesaya 56, hari ahantu umurongo w'9, ni Satani wahamagaraga ingabo ze, aravuga ngo mwanyamaswa zo mu gasozi mwese mwe nimuze murye, namwe nyamaswa zo mu ishyamba nimuze mubarye. Kubera iki? Ngo abarinzi be n'impumyi bose ntacyo bazi. Are you following? Tekereza ushatse abazamu baza kukurinda ugashaka umuntu w'impumyi, cyangwa se wajya gushaka abantu barinda bakaza ari injiji, kuko uretse no kuba impumyi ngo nta nicyo bazi. So abarinzi be bose ni impumyi kandi ntacyo bazi. Noneho agakoresha ikigereranyo kibi ntakunda, ngo bose ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka. Bararota bakaryama bagakunda guhunikira. Iyo rero buriya abanyamasengesho twageze aha ngaha
tukaryama tukarota tugakunda guhunikira. Witegure yuko nzakugira ku musozi wari kunyoherereze 200,000 300 ibisambo bidahaga nabungeri batabasha kumenya bateshuka inzira bajya mu yabo ubwabo. Umuntu wese yishakira indamu mu buryo bwose. Ibi ngibi ntibizababeho kuko aba nabarinzi bateshutse inshingano. Ariko icyo nkundira Bibiliya nta kintu na kimwe yaduhishe ku muhamagaro wacu. Inyungu zirimo n'ibihombo birimo. Reka ndangirize noneho ku byiza. Iyi itorero rigize Imana rikagira abarinzi bakora neza, hari ikintu njya nkunda cyane. Buri itorero rya mbere muzarebe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ryarasengaga pe. Igihe bari bibereye mu cyumba cyo hejuru ngo basenga bahuje umutima, umwuka yaramanutse bose buzura umwuka. Barasohoka bajya mu mihanda ya Yerusalemu 3,000 birakizwa. Bishop, numva nifuza ibyo bihe. Yabandi Imana ni ryari tuzasenga umwuka akamanuka 3,000 bigakizwa. Cyakora waba ugize ingorane 3,000 bikijijwe hano, ubwo nyine niba wakwagura urusengero ukigira muri stade niba wajye hehe, ariko ntacyo ijuru rikuzura umuriro ukabura abantu. Uwo ni umurimo w'abanyamasengesho. Ubwo bari bicaye basenga bahuje umutima ngo umwuka aramanuka 3,000 birakizwa. Haleluya. Ikindi gihe Herodi ngo afata bigishwa, afata Yakobo mwene Zebedayo umuvandimwe Yohana amuca ijosi ngo abona binejeje Abayuda. Ati buriya rero ubwo nishuriya kandi yari mutoya, ntwaye umuyobozi wabo Petero nkamwica, noneho bankomera amashyi kurushaho bakananyoboka. Afata Petero amushyira muri gereza, amurindisha abasirikare 16, bamwe hano bamukikije abandi bakurikiye bakabata nacika babane ntari bucike bari, nacika ntacika bari, arangije ndetse n'urugi rw'icyuma. Ikintu njye nkundira Imana ibwira Petero ngo Petero, hari isomo nshaka kwigisha itorero ryanjye, wowe iri joro wisinzirire. Uzi buryo Imana yashaka kutwigisha ngo ariko itorero ngo abera bagira umwete wo kumusengera. Warasinziriye. Niki cyatumye Imana ireka Petero agasinzira? Kwagira ngo Imana itwereke imbaraga zo gusenga kwitorero. Bakomanga ijuru, bakomanga umuryango w'ijuru, bavuga ati Mana, Yakobo yarapfuye, ntabwo turi bwemere ko Petero agenda. Gira ikintu ukora abantu bamenye ko ukiri Imana, bamenye ko ukiri muzima. Abwira marayika ngo genda uncecekeshereze ruriya rusaku, hari izindi business tugomba gukemura hano mu ijuru, kiriya cyubu kivanyemo. Marayika araza komanga Petero aramubwira ati haguruka tugende. Petero agira ngo arimo ararota ngo iminyururu iribwiriza ivaho. Bari bamuziritse ine, amaguru yombi n'amaboko yombi, kuko bari bafite umuco wo kubacika. Baravuga ati usha mwacitse abatambyi bakuru, twebwe ntabwo muri buducike tu. Hanyuma aramubwira ati fata umwitero wawe witere tugende. Petero awushyiramo akagira ngo ararota. Baciye ku basirikare ba mbere, baciye ku wa kabiri, baciye ku wa gatatu, bageze ku rugi rw'icyuma narwo ruribwiriza rurakinguka. Bageze hanze marayika aramubwira ati okay, sanga bene wanyu nanjye nsubiye mu kandi kazi. Petero aragenda ngo akomanze ngo wohereze umuja witwa Roda ngo aramubwira ati Petero ari hano. Batereka da Petero aba hano, tubavuga ubwo ni marayika we bagomba kuba barangije kumwica. Tekereza abantu bari barimo gusenga, ngira ngo ntibanizeraga ko ashobora kurekurwa, ariko imbaraga bashyizemo zasohoye Petero. Haleluya. Kuko iyo dusenze nibitashobokaga birakoreka. Muzitegereza imbaraga z'itorero ryatangiye gusenga. Umugabo umwe witwa Eliya ku musozi wa Karumeli ahanganye n'abahanuzi ba Bayali 450, wongeho n'abashera 400, 850 contre 1. Kandi abahinda yabo kurati mubanzi igihe ndaza kuza nyuma. Aricara afunga ikirere. Nubundi yari yaragifunze kera ko yari atwaye n'imvura. Funga ikirere atwara imvura, aravuga ati imvura izagaruka ruko mbitegetse. Bati wowe suri iki? Baramwihorera agenda y'imvura ibuze, batangira kumushakisha. Ariko mu gihe Imana yegeranye iramubwira ati usubire utwara imvura y'abandi, abaturage bagiye kwicwa n'inzara. Aravuga ati ariko mbere ko ngarura imvura mubanze munzanira abahanuzi ba Bayali mbere kiko Bayali atari Imana y'inkuba. Kubundi Bayali yari Imana y'umuriro n'inkuba n'imirabyo n'ibindi biturika mu kirere byose.
Eliya asenga isengesho rimwe afunga ikirere, bahamagara Bayali, connection yanga gufata, ariko Bayali watubabariye connection, iyo nimero muhamagaye ntishoboye kuboneka. Eliya akajya abakoba, muzarebe muri verisiyo zimwe, ariko mwahamagaye ngo hari ahantu umuntu ajya ntitabe telefone, ashobora kuba ari muri toilette, ashobora kuba aryamye asinziriye yashyize muri silence mode, ku cyangwa ari mu rugendo ntabwo yashyizemo roaming. Hanyuma birangiye aravuga ati nimurekeraho noneho mbereke nanjye. Yasenze isengesho rimwe, aravuga ngo Uwiteka Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana, n'aba bantu imitima yabo ikugarukira. Umuriro waramanutse. Izo ni imbaraga z'amasengesho. Haleluya. Abantu bamenye ko Uwiteka ari we Mana, ngo bose bikubita hasi baravuga ngo Uwiteka ni we Mana. Mureba ahantu hose habaye ibintu bikomeye, harimo umurimo w'abanyamasengesho. Ariko muri no minsi ndibonda bazimana, ariko Mana niki tutakoze? Kuki tutarimo kubona ziriya mbaraga? Kuki tutarimo kubona ziriya mbaraga zo mu gihe cya ba Petero? Reka mbasigire iyo devoir, muzambwira iki Imana yabashubije. Habakukira avuze ngo ngiye guhagarara ku munara wanjye aho ndindira icyo azambwira ko bw'ibyo ngiye kumuganyira. Mugiye kumara iminsi muri hano. Bishop uzanyohereze message umbwire ngo abayumbe barasenze babaza Imana ngo za mbaraga zagiye hehe, ngo yaratubwiye ngo dore icyo muzakora kugira ngo zigaruke, kandi icyo ngicyo ikizababwira muzagikore. Haleluya. Reka ngarukiriza aha ngaha. Burya hari igihe iyo umuntu yatoje ibintu akandikaho n'ibitabo bibiri, kuko iki kintu cy'amasengesho nanditseho senga uhindure gakondo yawe, nandikaho n'abarinzi b'inkike mu mubare w'abanyamasengesho mu itorero no mu gihugu. Hari igihe wumva ibintu ufite byinshi, ufite inda yabyo kabisa, uri pregnant, ariko washaka kubyara umwana ugasanga ni munini cyane, ukavuga ntibari bunkorere cesarienne. Reka ngarukiriza aha ngaha. Amen. Ariko mbasigira uyu murimo mumenye abo turi bo. Ntabwo twe dukora karasisi, ntabwo duturitsa za fireworks. Ejo bundi baturikije fireworks, abantu barambwira ati se ndavuga ni mpumure ni fireworks, dore ingibiri yabo byo barimo guturitsa. Ntabwo twe duturitsa fireworks, turasa ibintu bifatika. Paulo yajyaga avuga ati jewe ntabwo ntera waraza, ntabwo nkubitana nkuhusha, iyo nkubise mba mfite icyo nkubita. Murebe ikintu mukubita muri iyi minsi, hanyuma Imana ntabwo ikibazo. Haleluya. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mana yacu, uyu mugoroba nigishije ngamije kwigisha abanyamasengesho, ariko waravuze ngo wowe uzabigishiriza, ngo uzabitoreza. Ndabasengera Mana ngo uyu mugoroba kandi nanjye ndimo, ndasenga ngo twigishe gusengera igihugu, ndasenga ngo twigishe gusengera ibihugu. Aka karere kacu urakabona Mana, harimo umwuka ukamazemo iminsi, umwuka wanga abanyarwanda, umwuka wanga abantu bavuga ikinyarwanda hariya hirya muri Kongo, umwuka wangana, umwuka wanga abatutsi, umwuka wanga abanyarwanda. Turasenga muri iyi minsi, turimo turabisengera ngo twigishe gusengera uyu mwuka utuvire mu karere. Turimo turabisengera ngo twigishe gusenga amasengesho azahindura imibereho y'abaturage bacu. Turimo turasenga Mana ngo umanure umwuka wo kuniha no kwinginga kugeza igihe tuzabona ibibi byose wabikuyeho. Kandi Mana ndasengera abanyamasengesho, waravuze ngo niwe uzashyira abarinzi ku nkike za Yerusalemu. Ndasenga ngo muri iyi minsi uhagurutse abanyamasengesho bagiye gusenga amasengesho azahindura ibi byose, bagiye gusenga amasengesho azahindura itorero, bagiye gusengera amasengesho ububyutse bukaza, bagiye gusenga amasengesho abanyabyaha bakihana, bagiye gusenga amasengesho bagashyigikira ivugabutumwa, bagiye gusenga amasengesho bagashyigikira abigisha, bagiye gusenga amasengesho tugasengera abarwayi bagakira, bagiye gusenga amasengesho ahindura ibintu. Mana turambiwe kurasa fireworks, turambiwe gukubita ibipurizo bigaturika. Turashaka amasengesho azana impinduka, turashaka amasengesho akora ibitangaza, turashaka amasengesho azana imbaraga, turashaka amasengesho tuzasenga tukagira ubuhamya, turashaka amasengesho tuzasenga yarangira tukavuga ngo hari ibintu twabonye Imana ibikora. Mana wongere ubikore,
warabikoze mu gihe cy'abatubanjirije no muri kino gihe cyacu wongera ubikore Mana. Wambike imbaraga abanyamasengesho, dusengera imiryango abashakaga kutivorusa bavivemo, dusengera imiryango abatarabyaye babona abana, dusengera imiryango abasore n'inkumi bubake, dusengera imiryango babona imibereho myiza. Dusenge Mana, amasengesho afite umumaro, afite guhinduka. Turasenga Mana ngo hagurutse abanyamasengesho bagiye gusengera itorero, bagasengera abapastori, tukambikwa imbaraga, bagasengera abavuga butumwa, imbaraga zidasanzwe zikamanuka, bagasenga Mana, tugahishurirwa imigambi yawe, bagasenga abaririmbyi bakaririmba buzuye umwuka, batangira kuririmba tukabona abantu bakorwa ku mitima. Turasenga Mana ngo muri ino myaka turimo uhembura umurimo wawe, kandi turabizi iteka ryose iyo ugiye guhembura umurimo wawe uhagurutsa abanyamasengesho. Wakoze guhagurutsa Abayumbe, wakoze kubahagurutsa ku bw'iyi minsi bagiye kumara hano basenga, baririmba, basaba. Mana uzavugane nabo, Mana uzabahishurire, Mana y'amasengesho azavemo icyerekezo cy'ibyo ushaka gukora mu gihugu. Umve gusenga dusengeye aha ngaha, ubane na bene data, ukomeze kuyobora, ukomeze kwikorera umurimo, uhabwe icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwoko bwawe bunezerwe mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwakoze kwihangana, nabibonye uyu munsi nanjye nigishije nk'umutoza, ntabwo narebye isaha, ariko ubwo mukiri hano Imana ibahe umugisha. Amashyi menshi ku Mana. Arakoze cyane Pasiteri. Imana iguhe umugisha mwinshi, Imana iguhe umugisha kabisa. Twongere Imana amashyi n'ijambo ry'Imana. Asante sana. Twakiriye abashumba baje nyuma, Pasiteri Mbonigaba, Pasiteri Desire, Pasiteri Aloys n'abandi wenda ndashoboye kubona. Twishimiye kubana namwe, Imana ibahe umugisha mwinshi. Turimo turasatira umusozo, kansabe babaririmbyi abanaziri batambuke, hanyuma tugiye kuririmba indirimbo ngufi, hanyuma tuze kwakira perezida dufashe mu gusenga. Umwanya dusigaje no gusenga, twihangane, amasaha aracyahari. Dufata umwanya wo gusenga no guhabwa gahunda zindi ziri gukurikireho z'iminsi 3 iri imbere. Mwatinze gutambuka. Dushimiye cyane ku ijambo ry'Imana twumvise, kandi ndizera ko ryafashije imitima yacu. Umuntu wese uri hano yafashijwe, kaba utari hano, uri hano ukijijwe yumvise, kandi umuntu wese agiye akuramo umugabane wiwe.